ndafata kakarano hiryo taberura mugore yego cyakaba uri umunyabwenge Mukebero wambere Mukebero muwaho karamba namuteye cyuma we nk'umurongo mfite ubushobozi azarwogora nzitunga ikintu cyashaka yumva wenda mu rugo bidakunda natwe turabasora tubona yuko tuba turi smart. Mukebero muze dukundane Mukebero muze dufashanye Mukebero duharanira amahoro urukundo ruganze muri twe Kusina gushaka kugira iyo tangiye ariko buri gihe n'ushoreye ariko kose birakagenda sura nshaka yiki ako se wose twagenda ntabwo ubundi ugira ubwenge ubu ugiye kugenda utangire ngo shishishishishe mu nama uvuga ubugambo bwose ugenda ubushyira hanze utarangurwa umuntu w'umugore uzi ubwenge aragenda akavuga ibintu ibi byose abonye mu nama reka nkubwire rero nukomeza ibyo ngibyo ndagira gute n'ibindi byose ndabivuga n'ibyo ntari kuvuga ndi bubivuge ubundi hari igihe ngiye mbiba nkabona n'ubwenge barabukwibye no barabugusahuye ubu ugiye kugenda ujye mu nama hariya abantu bose birirwa banaranga kundi sinzongeye kujya akabari yinjiramo sinzongeye kugira ikintu nkora kimwe bavuga karamba yagiye ashaka ikigori cyashaka ikimara ashaka umugore utazi ubwenge nabo abandi sino kuba ko badafite ibibazo babakabaye bavuga kuki batabivuga Tira gutya twibereye ruguru yo mu rugo ngomba wa mukecuru ateye akaruru bigenze bite sumbora abayoboye babasore bacu ye naba babarazizituye bugorobye saa 12 zose azikubita urutugu Reveil nayishize muri no saha nahita nongera nkareba nkabikwereka zose azikubita urutugu ahubwo ko burya ko cyuma ari umujura azikubita urutugu neza biragenda neza iyi nama se harimo icyo kunywa nyiremeranye aya ntacyo komeza igende harazamo umuyobozi shobora kuza atinze araza ariko araza ariko se ko nta kibazo mfite muri kayitse nshatse nazamo niba se giye uzi byabaye nigeze gutya ndabatizwa ati wabatijwe kagire ngo imvura yaranyagiye mba ndabatijwe nawe ati gihe cyuma sinzasubira kwibasha akira kora gusa kambe kagasaha kanje iyo hageze urabizi hoya we wigira ikibazo telefone reka ahubwo mbatere umushiti wanjye ntabwo araza karamba hagara aza kerewe buri gihe rero kambatere story tubwira karamba nimukabona agenda nta mugabo uri ushaka kutujyana mu nama tukajya tugahagarara hariya ukahamagara iruhande rw'umugore n'umugabo nk'uko twagiye ku murenge tukamanika akaboko tukabatwingiye noneho karamba ndashatse mbonye umugore niba ushaka uko bigende byemere ko cya kibazo twebwe ubwacu turakikemura n'ikibazo cy'abantu babiri bajya kuneza Rwanda ugenda kuma amenya abashaka ushaka igihugu uzi nukomeza ibyo na bimwe bindi wari uziko nari buvuge nabyo ndabivuga nijyane ntabwo musiga kuko baradukeneye twese nukomeza ibyo nabyo ndabivuga ninde wakundongoreye ariko ubundi ku buryo ugenda ujya kumubwira amabanga yanjye y'urugo nakurungura ntakurungura mfa kuba ngiye ntunze urugo mfa kuba ngize ibiki utunze nanditse ariko kandi ngiye nibyo njya mvuga muri uyu mudugudu ngiye nararenganye ngiye muri uyu mudugudu abantu bose ngiye njya mbivuga navuze induruka ariko batagwa amenya bashite bakavuga ngo none wa mugore atangiye no gushaka kwicuma noneho bivuga nze kwivugira mu nama tugende umuntu w'umugabo yagize gutya urabizi ka kazi kanjye nkora kijuru ka ninjoro nagize gutya ndamusura iwe mu rugo ninjoro naye ngiye kwiba matera nako kwitiza matera uramwumva binatangiye ngiye kwitiza matera nsanga umugore niwe yiryamyeho umugabo aryamye ku mukeka nkibaza nti
umugabo anyara ku n'umugore unyara ku mukeka ntabwo biba njye nuko nabisanze rero n'umugore unyara ku mumbariza uyu mugabo ki urara ku mukeka umugore akarara kuri matera aryamye kuri matera yari yasinziriye umwe barwaye diyabete niyo mpamvu barara ku mukeka ibyo bintu mbivuze nk'umuntu wabyiboneye urumva n'umugore unyara ku buriri yacyuma rero aratse cyamara gereka nkubwize urumva narindi kukuvuga neza rero ariko se ko umugore wawe arakaye karamba yari ari kubabwira cyuma umva iyo modoka ni njye wayiguze babanye neza murakundana njye narabyemeye abaye kupure zose zimeze nk'izi harya nimukora nijoro mwese ibyo cyuma yabwisha uwo niwe ngiyewe inyangamugayo nituva mu nama mbwira tugeze hariya mbigukorera muyobozi wacu muraho muyobo mwongere mumpere muyobozi amashyi yambaye neza niwe muyobozi twemera umuyobozi yaje yambaye agakweto gateye ipasi yambaye neza bise kandi kamanitse amaboko hari amatora none bajya bagura ibibazo hari ikintu ushaka kuvuga ndeka ndabivuga muyobozi ikibazo cyanjye uyu munsi nicyo uri buherewe oya ndi icyanjye ari buherewe muyobozi ninjye ufite ikibazo ninjye ari buherewe mwese murana muyobo ninjye uri buherewe ceceka nyine tuzi aramba se byagenze karamba kubera inama y'ubushize nabonye harabayemo akavuyo kenshi ntabwo nshaka akavuyo kongera kongera turumvikana yego muyobo inama twihindura isoko rero ku bw'izo mpamvu nkurikije ibibazo bigende hano mu mudugudu nazanye urupapuro buri wese handitseho izina rye urajya umbaza ikibazo iryanjye ritarimo ceceka se urajya umbaza ikibazo wanjye nta kibazo mutuze nka tudupapuro mutuze agiye kubatoresha reba nibagutora ari wowe bibeshye izina cyo noneho barakuzirika ako wigenza gasaka kutugofero noneho kakabanda wasanga ari aho kikopesheje umuyobozi agira ukuri nk'uko abivuze afite igihe utu dupapuro nta muntu ubuze ikintu cyari kirimo wakutora niko utari amahirwe yawe niba ari izina ryawe ririmo niko bikemuka ndabesara harimo kwibwa buriya yego muyobozi ariko muyobozi iyo umuntu ufite nk'umugabo azanye ikibazo ahangaha byitwa ubujajwa ubuyobozi ubundi rwose niba ari ikibazo kiwe bwite ceceka niba udahaha reka bishyira aha tubimenye tumuhahire abagabo turahari sha ibikwereka ntabwo tujya tumufasha mu mudugudu dufasha n'abandi tugiye gutoranya ubwo uza guhitamo niwe turi bubanza abanda we ufite ubwoba niwe wa mbere ndagushyikeka uri umunyabwenge wa mbere kabanda arayoboye ibibazo rwose birakemuka ibya kabanda ko yishimye mu ruhara oya ntabwo uyu nguyu yatsinda umugore wanjye ni izina ry'imana mu ijoro ngiye karamba shasheri batsinde sha ko wambaye rero ntibyakumera itabi abantu bakicara nyine ntabwo ari njye wambaye neza icara bakubonye nk'uko rero tumaze gukemura ikibazo cya mbere reka ngo tumenye umuntu ubanza turagira ngo aha ngaha wicare rwose bitabare utubwire ikibazo ufite murakoze muyobozi nk'uko nari mbivuze bwa mbere urakoze ku kintu ukoze ariko mfite ikibazo mu rugo rwanjye sinzi ukuntu nabivuga ku mu bibazo mfite ikibazo nyamukuru gasa ku ntego tubwire muyobozi umugabo wanjye ntago inshingano z'urugo ntago ari mazuzu baramubeshye muceceke muyobozi icyo nshatse kuvuga karamba ni inyangamugayo twarangenye nijoro ryose ntabwo mubona nk'umugabo asabwa zankuye iwacu nta kintu kizikoraho ikibazo cya tikutiku na wakiwaki mu buriri muyobozi by'abantu bakuru nawe urabizi ntabwo igihe kirashize zigembe kumbura ko mu nzozi adatera akabariro se rubanda icyo ni ikibazo cyo kuzana muceceke twumvikane byo mu buriri
gitubwira umuyobozi. ceceka peti tubwire ukuntu byumva niwe uri guseka Rero ibyo bintu biraseke. Mwese n'ukuri murabizi nta mugore wagakwiye kujya ku gasozi ngavuga ibibazo bibera mu rugo. mu buriri Ibibazo byo gutera akabari. bwana mubyiyumviye Icara hasi nawe. Nyabijya bari ntago yaragakwiye kujya ku gasozi ngavuga ibibazo byo mu buriri. Umugabo wawe nimba guhahira akora akazi icyo nicyo cyambere. karambara haha muri rwose igitekerezo cyanjye nuko murakoze nta bwenge bw'ubu bwana muyobozi urabona hano mu mudugudu wa Mukebero twitwara neza abantu turi inyangamugayo abantu b'abasore sinzi rero ukuntu umugore yasebye akabanda karamba kora Ishahaye dati nkasha. urasa ku ntego turangiza ibyo turi kuvuga ubwo rero no mugore niba yumva wenda mu rugo bidakunda natwe turi abasore tubona yuko tuba turi smart tumeze neza yatubwira tukamufasha mu rugo tukamufasha nicyo rwose nicyo gitekerezo murakoze muyobozi nta bindi cyuma ngo tubwire ngiye reka mbivuge nk'umuntu w'umugabo ntabwo uzi ko ngiye nkora akazi k'ijoro n'ubwo wenda mutajya mukemera akanjye hari abantu baba bashinzwe umutekano hari abashinzwe kudepurasa ibitari ibyabo nkaba ariho yenda icyo yego muceceke ngewe nigeze gusura iyi famiye nijoro Mvuga shacu, ihego shaka mvuga sha inyangamugayo sha. uyu ni inyangamugayo naramusuye nsanga uyu mugore aryamye kuri matera uyu mugabo we aryamye ku mukeka noneho ndashaka ngo mumbarize ngo uyu mugabo anyara ku buriri ko arara ku mukeka umugore akarara kuri matera kandi se matera yabo ingana itesha metero ebyiri kuri ebyiri icyariye twasumvise akazi dukora tubona byinshi ikintu ngiye kongeraho mubanze munsobanurire yamenye ate ko umugabo wanjye arara hasi ngiye nkarara hejuru yaraje kugira gute ibyo se mvuze ibyo mvuze ni inshuti mbere memurete ni wowe unerera ikibazo umugabo ni wowe umugumura ni wowe umugumura karamba tubwire ukuntu bikumva ibi karamba ni umuntu w'umugabo uvugisha ukuri uyu ntajya abeshya yabeshya Ngiye bwana muyobozi nkuko munzi inaha ndi inyangamugayo Mukebero ntago nzisha ndakuzo renge ndakuzo nawe ushaka ceceka nawe uri kwagaragaye muyobozi kuva kera mu muco nyarwanda nta mugore witaranga ngo avuge ibibera ku rutare niba gahunda itagenda neza yakaba ari ibanga ryacu babiri ngiye mfite akazi subizi nta muntu utabizi ko ukora kwa serivisi nta muntu utazi kurara ceceka ngenda nica wowe ngenda nica sari kunca mu ijambo mwese kubyumva tuza twumve karamba wa mugore umugore wa ni nk'isaha nagiye mwe yatinye nanjye ndagiye muyobozi ndahari tubwiranye ibyo tubwira ukuntu ibintu byagenze rero njye nagiye kwikora akazi kanjye k'ijoro nyine madamu atangira kuzana ngo ibintu ngo ntibikigenda neza ngo ibiki n'ibiki muyobozi n'ubu tuvugana kano kanya natanga ibimenyetso bitatu by'uko njyewe naje gahunda iciyemo urumva ibimenyetso ibi bitatu muyobozi njye gahunda naje nayikoze nubahirije ubugabo bwanjye sha urumva nongeye muyobozi nageze naho mubwira reka amagare imbere y'abaturage mwese munama yatubwire njye nageze aho mubwira ngiye karamba njyewe ndabyivugira ntabwo nabikubwiye ntabwo nabikuvuga ngo yego cyangwa hoya nahitemo narabimubwiye sabyemeye narongeye ndabimubwira uretse narongeye ndabimubwira sinongeye ndabikubwira arabyemeye nabyo aciyemo iminsi ibiri narongeye ndabimwibwirira sinabikubwiye ibyo ni byakanyakanya cya gatatu reka nkivuga icyo kintu namubwiye cya gatatu ntabwo nakwibwiriye ngo niba wumva byanze nijoro nyine gahunda ukumva nyine hari ukuntu uri kunshaka areka avuge bwana muyobozi ndicaye ntabwo nakubwiye ngo njyewe basi ujye usangayo hariya sibyo gahunda icemo
wongere utahe ntabwo nabikubwiye karamba ni umugabo muyobo nabuze icyo avuga babuze icyo avuga babuze icyo avuga mwese mubiri uri inyangamugayo wa mugore utarwana umugabo akavuyo niko nashaka ngaha utuye mfite umugore w'isasu kara babuze icyo avuga ntabwo mbuze icyo muyobozi yaburetse byaciyemo gahunda yaciyemo ntabwo yabaye icara hasi ara icara niyo banze ubyemere ko mutsinze icara hasi mu nyongera ijambo ritonya manze mucyo icara uyu mugore nta mugore afite uyu mugore yakurira n'umugabo urebye nabi ni nk'isasu biri mfite bivuge mama no mu ijuru bamugisha no mu ijuru bangisha inama urebye ngenda ngira ngo ntange nk'agatekerezo nkamwe b'abayobozi mukazakatugereza ku bayobozi bakuru basumbyeho buriya nk'umugore uyu mugabo ariko sha ngwino hano wicare hano sha bureka bamvuge neza sha aba baturage ndawe wicare nk'uyu mugabo uyu mugenzi wanjye buriya ararengana mu gihe cy'impeshyi ararengana icyo ngicyo weya wimvugiramo n'igihe bahaye ijambo wirinigana muyobozi nkabura nko mu mpeshyi bagize batya bagafata abagore sibyo mu mpeshyi umugore akajya iwabo akajya agaruka mu gihe cy'imvura ashobora kuba uyu mugore ashyuhira uyu mugabo ariyo mpamvu nyine batagira byandi by'ikotesha nko mu mpeshyi si ujya wambara ikote rishyushya ntabwo wambaye utuntu dutuma akayaga kakwinjiramo neza noneho rero uyu mugabo we afite ibyo azira we mugore ujya uza ku mugabo mu gihe cy'imvura sibyo mu gihe cy'izuba utaherega umuyobozi nicyo kintu cyarasi cyo murabivuze arasobanutse muri make cyo marasobanutse kwigarega biruta gusibira mu mpeshyi iki kibazo ndi kukibona ni ikibazo n'imbonezamibanire ariko niko bakita cyangwa mbonezamibanire ikibazo cy'imbonezamibanire cyangwa imbonezamibano gikemurwa n'abantu babiri ubwabo sindiba impamvu cyazamura hano ngo gikemure nibyo ni navuga ukuvuga ngo umwanzuro ufitwe n'abo babiri n'abandi uri kubibona muyobozi uri kubibona ari no kunkubitira imbere yawe umuyobozi ibyo bintu ngeri ubonye umugera nkubise rubanda ni muri kubibona shaka impamvu karamba ntago ajya rwanda ni ukuvuga ikibazo ni mwebwe mugiye kugenda mwiherere mu gikemure ahubwo mu nama y'ubutaha muzaba mutubwira ukuntu cyakemuwe n'inama isirangira umuyobozi banza ukemure mukebero muze dukundane mukebero muze dufashanye mukebero duharanira amahoro urukundo ruganze muri twe